ntago ndiwe hari ahantu yaje gutora amafaranga. Wala pa nga ako nakukong reply eh. Tignan mo nga doon sa tropa mo sa immigration. Lavender Fields, yun ang pangalan. Sasa ku ruhande uyu arimo arabaza bamurebera umuntu bita Lavender Fields amakuru ye, identite, barebe background y'ibintu byose nyine birebana nawe. May party po sa bahay ng mga Bonavides. Sambwa ati kwa ba Bonavides uyu munsi hari y'ibirori. Bafite ikirori. To kwa kundi mu posting ibintu byose nyine birimo birajya mbere. Lavender Fields po. Lavender Fields niwe wateguye, niwe wadekoye ibintu byose. Tugeyo. Ahantu hari Lavender hakunda kubi. Tugeyo ndakurahiye. Fairness, ang bongga rin talaga ni Love mag-set up ng children. Sha nkunze uburyo Lavender sha yakoze ibi bintu sha rebera sha. Yo birthday y'abana irasa neza. Hano harimo maji n'ukuri. Kita niyo ba yung set up dun sa den para sa mga parents? Mwabonye amatente y'ababyeyi. Gapadi. Noneho kurikira witonze gakapu karimo kado arakajyana yewe dore umwikubita mwogacwamo. Hano hari kamera do mubonye umuntu yampaye inka rero do uzega tubari bakubitanye wavuga ka ahantu urimo urahakora iki. Aramanuka no kuri za esikariye. Hari ahantu hano yabonye arangije yinjiramo. Dad. Se papa. Si Camila, is she okay? Camila ameze neza. Arimo araruhuka nyine. I think she'll be okay. Ariko araza kumera neza nta kibazo. Sanay na kami ni Lily dito. Kina rise ko tubimenyereye wigi muri mwana nyine ahorana ibibazo mu gifu. Jasmine arrive. Bisuri gutekereza ko Jasmine ari buze. Imana imfashaze. Imana imfashe rwose ahagere pe. Kumbe yaragiye agushyiriramo imyenda y'imikara. Shara abantu bana yanjye bihambira bana yanjye sinzi ikintu cyamumaza ubwoba. It looks like we have an unexpected guest. Bishoboka kuba dufite umushyitsi tutateganyaga.